Rwanda rwo hambere byari bigoye kuba wabona abanyarwenya barenze batatu mu Rwanda, ariko tugiye kuganira ukuntu umunyarwenya Phanny Merci hosting igitaramo cya Genesis Comedy umaze kuzamura abanyarwenya ndetse n'urwenya muri rusange, ukuntu yatangiye n'ubu ngubu ahageze aka kanya. Igihe tugiye kuganira ni Joshua, mukaba muri kunkurikirana kuri Joshua TV show. Niba ari ubwa mbere waba ugeze kuri runo rubuga rwanjye, ndagira ngo ukore kukazogera bakunze kwita subscribe. Niba kandi warayikoze, ndagira ngo ushimire kuko ibi byose ni wowe bikorera. Tugiye kuganira rero ku munyarwenya Phanny Merci. Abategura Genesis Comedy bari kwizihiza imyaka 3 bamaze bategura ibi bitaramo by'urwenya bimaze kugera ku rwego ruri hejuru, haba mu gutanga akazi no gushimisha ababyitabiriye. Ibitaramo bya Genesis Comedy byatangiriye ku Kimihurura, aho benshi bazi nko mu Rugando, mu mwaka usaga 2021 ku gitekerezo cya Merci Ndaruhutse, benshi bazi nka Phanny Merci mu bijyanye no gusetsa. Mu kiganiro cyihariye yagiranye n'abanyamakuru, Phanny Merci yagaragaje ko ubwo yatangizaga ibi bitaramo yahereye ku bihumbi 70 by'amafaranga y'u Rwanda, nayo yari yahawe n'ababyeyi be ngajye kuyishyura. Arangije ayajyana muri ibyo bintu ajya kwishingira business niwabo batabizi, ariko kuri ubu ngubu ageze aho gushora miliyoni 20 z'amafaranga y'abanyarwanda. Nko mu gitaramo cyo kwizihiza imyaka 3 cyabaye kuwa 27/2025, byibuze yagishoyemo arenga miliyoni 20 z'amafaranga y'amanyarwanda. Muri aya mafaranga harimo ayamatike y'indege y'abanyarwenya baturutse mu mahanga, ndetse akaba harimo n'ay'agahimbaza musyi ahemba abitabiriye icyo gitaramo cyangwa abafashije gusetsa abitabiriye icyo gitaramo. Nyuma yo kwemererwa gukorera mu ihema rya ART Rwanda ubuhanzi, umunsi wa mbere w'igitaramo cya Genesis Comedy kwinjira byari ubuntu, ateganya kubona abantu barenga 70 bonyine. Bundi yaje gutira ahantu bita ART Rwanda ubuhanzi, ryari ihema ryari riri aho ngaho rishinze. Arangije atumiramo abantu ashaka kuba yabasetsa, ari ugutangira business ye, akeka yuko yabona abantu bonyine 70. Nyuma yo gutumira inshuti ze nabo biganye, Phanny Merci yabonye yuko bataje, ntago bigeze baza abo bantu yatumiye. Rero Phanny Merci yigiriye inama yuko igitaramo cya kabiri yatumiramo Rusine, umunyarwenya ukunzwe cyane hano mu Rwanda, ukunda gukina ari umusinzi. Ahita atangira kwishyuza ibihumbi 5. Uyu munyarwenya ahamya ko igitaramo cye cya mbere cyitabiriwe n'abantu barenga 20 bonyine. Icyo gihe rero abone yuko abantu 20 bamugira icyizere bakaza, yahise abona yuko ibi bintu bikomeje yazabikuramo umusaruro. Genesis Comedy kandi iri kwizihiza imyaka 3 ishinzwe, yamaze guhuzwa na Comedy Store, ibyatumye bamanura i Kigali abanyarwenya bakomeye cyane baturutse muri Uganda. Aba banyarwenya bo muri Uganda bageze i Kigali bari kumwe n'umuhanzikazi Karoli Kasita, uri mu bagezweho cyane muri iki gihugu kiri mu majyaruguru y'u Rwanda. Abanyarwenya rero bamaze gufata intera ikomeye cyane, kandi imbere bundi nta gaciro baye bafite cyane. Ndagira ngo ushimire we tumaze kubana muri kino kiganiro. Ni amakuru ya entertainment tugenda tuganirayo hirya no hino. Ni Joshua TV, kandi ndagushimiye we wakoze subscribe cyangwa ukazogera. Ndagushimiye. Amakuru yandi na ya mukanya. Ciao ciao.